umva kuva nava indera uziko narahamagara sogokuru wanjye mubwire ko natashye man kuva nava indera nago ndamuvugisha man simuruko ufite phone ahubwo reka muvugisha man kugira amenye ukuntu mere sumo pampe umuganga dusezera nitwabaye bazima nitwaye twakize simuruko ufite na phone samagara mubyo mubabwire ko bimeze ko wabaye na muzima na musubiza kuko mise ndibona ko nayo impamvu bagusezereye imbere yanjye man wari warakize ko kamuvugisha man utari wakirura ndabivumbura ni wibagirwa nimero harya ni 5 ka 10 ako nizi tafisha nizi warakize ko kumaze kubibona bansezera bite ahubwo siracamo aba bari mu byaro bari guhinga uruka warasaze nani sogoku ni wa muhungu wawe nyine nashaka kukubwira ko bansezere kwa muganga babonye ntangiye kuzajya nkingura inzugi neza nta kibazo ni kuvuga ngo batangiye kubona ari utumenyetso runaka no kugaragaza ko abantu bazima barandeka kuba barambajije mvuge oya ndi muzima nta kibazo bankoresheje akazami bambaza papa bukwe ukuntu bamwita mu kinyarwanda mvuze senyenge barandeka nta kibazo ubu ndahari nta kibazo nimugire ikibazo sha nimbona nyine ubushobozi nzareba ukuntu ntatega ubundi mbasure n'ukuri ndi muzima nta kibazo ariko hari ahantu harakubitika sha ubusanga nyine buri wese yarasaze mu bye ubusanga hari abavugana n'abakecuru nta nabo babona ubusanga hari abaturubura sha nyine ni inkuru ndende sogoko nzakuganira nta kibazo tuvugane wumve nawe ako ndi muzima ntari nyine urebye nta kibazo ndi muzima sawa ntari nzareba ukuntu nashyiramo andi manete muvugishe neza unandangire mu rugo banza nahibuka nibuka ko harimo amakorasi 5 sawa ntari bisogoko mbona ko umuganga yibeshye kabisa ko uri umupampe mwiza utakize mbyemeye barakubaza papa buko ukavuga senyenge uzi ko umuganga yariye ruswa Oya muzima kabisa mise mbivumbura ko nasaze kabisa test nari narayitsinze ariko kabisa test ya papa buko ukavuga senyenge ubwiyo niyo ko nese kuguye urananiwe ntabwo nguye ndeze nese wiyakakanye subiske igitiyo cyeze imbuto zihungura ahubwo we mvumbuye ko muganga yariye ruswa bose ndamutelefona ambwiye ko amupampe akiri umusazi kabisa ntari yakira neza sha reka ubwiza ukuri ntabwo nguye nge nari neze urabizi ko igitiyo cyeze imbuto zirahunguka kabisa ahubwo we nsanze wa muganga yarakoresheje ruswa kugira ngo dusohokane mu kigo ko cyari igisazi tu nakubonye ahubwo igisazi niwe kuko ibintu nkoreye uziko nindera abasazi bagenzi bacu batajyaga babikora wari igitumbwe mwana wari igitumbwe ntabwo wari weze sinkubeshye ahubwo ukuntu warunaniwe ambe nanjye manutse kuko neze uko buriya wowe uranangaje ukuntu bakurekuye uva indera bavuga ngo warakize bakubaza papa buko ukavuga senyenge ibyo ni ibintu bitabaho kabisa nambe nanjye ndahubutse kuko nari neze ngiye gushaka ahantu nitara ku buryo nzanashye buriya wari weze man wari igitumbwe n'ukuri sinkubeshye reka ari nge muzima nawe ubundi wowe ukiri umusazi kumbi muganga yariye ruswa nabizi none ufite gahunda yo gushaka kunsubizayo noneho telefone ababyeyi bawe ahubwo mbabwiye ko ha mwana ibaze kukubwira ngo papa buko ukavuga senyenge urumva ko ni ikibazo kiri kuseriye cya muganga ahubwo nyine muganga niwe ufite ikibazo kuko ngiye yarandekuye ngo nahe ngo ndi muzima kigaragara ngiye ndi muzima kuko n'ibisubizo byose byagaragaje ko ngiye ndi muzima nta kibazo mfite ahubwo wenda niba koko papa buko igisubizo atari senyenge muganga ashaka ko ari waba ufite ikibazo ahubwo nubwo avura abasazi niwe musazi mukuru nese urumva ngewe hari ikibazo waza undenganya papa ngaho kugira nemere ko wakiza kira nayo dufone ndebe kuzicana hajya bazambara no tujye kubaza muganga niba umuntu uhanutse agasubiza ko yeze niba arahuriye na papa buko agasubiza ko ari senyenge ngaho imanukire twigire kwa muganga dusubire kwa muganga turebe
umuntu asezerera wa nyawe. oya niba ari gutyo byagenze reka nigumire hano. Bashaka gusarira noneho muri icyo giti niwe ugiye kuzajya urara. oya ngiye kwigumira hano kuko njyewe ntabwo ibyo bintu nabishobora. none se ahubwo njyewe mvuga ibintu biri byo kuko ngiye muganga yabwivuye ko nakize. none se dukora iki? tugome dusare se cyangwa ahubwo ikibazo se nkanjye wakize murwaze? ikigaragara we ni wakize ahubwo we byarushijeho kwiyongera. ni gute wera? oya ko njyewe urumva doke neze tu niyo mpamvu nahanutse. ubu uriya ureze? Ebana neze kabisa. ubwo reka manuke ndebe niba ari ahantu nakura amazi muronge ubundi nisanure kuko ntabwo ndi kubyumva mani. aya manuka wagisaze. ntabwo byumvikana ukuntu tubaye turi gufasha fresh y'amana ahantu nk'aha ugahubuka warangiza ukambwira ngo ureze. yewe mvumuye ko utakize muganga buriya nawe kundi yagutsimbye mu bazima buriya hari akantu mwavuganye ukuntu ariko ntacyo. ushaka kuvuga ko namuhaye ruswa ntabwo yemeye mu mujyi wa Kigali no mu Rwanda hose? ugeze mu gihugu cy'abazima ugomba guhisha bwa bupanci nubwo utakize neza ndabona hari akantu kagabanutse usigaye uzi no gucana headphone. ibintu uba wambaye ibintu bitavuga mani. dore ahantu nta n'umuriro urimo nese ubu n'umurimbo. ahantu mvumbure kuri n'igisazi utakize reba headphone n'izo ngizo. nese ko bitavuga? najya ndebe ko wakize nyine dore nta n'uguzi kuzicana ngwino tugende nacyo tuzapfa gutsimba ubusashi byawe. reka nshaka amazi muronge. ntawe uzapfa kubimenya ko wasaze. reka nshaka ahantu nkura amazi muronge umbwire ukuntu uhanutse mu giti wese. iyo bagomba kuntara azashya neza. oya biriya ntabwo ari sawa ahubwo twese ntabwo twakize. ubundi reka mubaze igihe nyine kugutestinga. oya ngende twasariye hamwe maze igihe nkakirana bakakurekura kandi mbona ukiri umusazi bakamutestinga. sakwe sakwe usoma inka yanjye nyikama igarama. iyo nka sa kuko numva ari danje mani. ubwo iyo nka bayikama gute? niko ndi kugutestinga. iyo nka ni danje oya nawe tekereza inka bakama igarama. nawe byibaze nawe. nese ushaka kumvira ko iyo nka atari danje mani? oya njye ndi muzima ahubwo twazi ubukuru niba kakara. ni kwa kundi umusazi ntabwo urakira neza ko hari ukuntu umusazi akira akajya kubevo yo kuganiriza abantu ntibabe bavumbura ko ari umusazi kuko aba asubiza ibyo bamubajije ariko bigaragara ko urimo uragenda ukira shaka. ariko iyo nka ni danje nanone mani.